dore application nkuzaniye iragufasha gushyira password ku zindi application ufite muri telefone yawe. Hari ukuntu umuntu ajya gutera telefone agiye nko guhamagara ariko nyuma ukaza gusanga yagiye nko kuri WhatsApp yasoma ubutumwa bw'abantu, ajya muri gallery ndetse n'andi makuru yawe utayimuhereye uburenganzira. Bino bintu bikakubangamira. Muri iyi video ngiye kukwigisha uburyo wakoresha adblock n'uburyo wa setting password ku zindi application ufite muri telefone yawe. Urugero wenda nk'iyo mfunguye WhatsApp yanjye gutya uri kureba bahita bansaba guhita nshyiraho password. Nawe ngiye kubikwigisha uburyo wabyikorera akantu ku kandi, utandukanye no guteza umuntu telefone ugasigarana amakenga yo kuvuga ati se ntago yanyinjiriye, ntago yangereye mu makuru y'ibanga ndetse n'ibindi. Kurikira akantu ku kandi nkizi minota ya mike nkwereka akantu kandi uko bikorwa. Ariko nyabona niba utaramfollowinga kande kuri ako kantu k'agatima nako kagasaraba, wibuke gusharinga iyi video inshuti yawe. Niba hari ikindi kibazo ufite nyandikira muri comment ndetse nza ngusubiza. Natinze mu magambo uvuye hano muri YouTube search usachingemo gutya ngiye kubona akandika gutya Mr Teacher again gutya. Numara ko searching kanda search gake, numara ko wakanda search urahita wingukira kuri channel imeze gutya. Dore ngiyi video namaze kuyikora yageze public hashize umunsi umwe wonyine. Vayo ukande kuri iyi video urebe uko ibintu bikorwa akantu ku kandi. Impamvu najyanye kuri YouTube ni video ifite iminota myinshi, ntabwo ari kubasha kuba yajya kuri TikTok. Wowe isanga hano kuri channel ubwiye witure uko bikorwa akantu ku kandi, utandukanye no guteza umuntu telefone ugasigarana make.